reka ngusuhuze wowe uri mu bice bigiye bitandukanye. Iyi ni Teladig News TV, umuyoboro w'amakuru k'urubyiruko. Inkuru mwuzaniye nayindi. Inkuru mwuzaniye ni y'umunyamideli umaze kumenyekana mu Rwanda kubera urukuta rwe rwa Instagram akunda gukoresha. Uwo na wundi ni Shadia, abenshi bazi ku izina rya Shadibo, aho yiyamye bikomeye itangazamakuru rifite uruhare runini mu kumenyekana kwe. Shadibo wiyamye abanyamakuru bamukoraho inkuru ahanini bavuga ibibi yakoze, ndetse aboneraho no kutavuga rumwe n'abakoze inkuru yavugaga ko amashusho y'uyu mubyeyi w'abana babiri yashyizwe ku rubuga rushyiraho amashusho y'urukozasoni abenshi tuzi nka pornography. Mbabazi Shadia rero wamenyekanye nka Shadibo ku mbuga nkoranyambaga cyane Instagram, ahanini bitewe n'amashusho agenda ashyira kuri urubuga. Benshi bakunda kuvuga ko akurura abayareba. Uyu mugore rero w'abana babiri yabyaranye na producer Meddy Saleh, nawe uherutse kuvuga ko yahagaritse ibintu byo gutunganya amashusho. Yiyamye ibitangazamakuru bimuvugaho, kandi nyamara benshi bavuga ko yamenyekanye kubera itangazamakuru ryamuvuze, bikaba binatuma hari icyo yinjiza biturutse ku kuba azwi. Kugeza ubu amwe mu mashusho Shadibo akunda gushyira ku mbuga nkoranyambaga ziwe zigiye zitandukanye, cyane Instagram, yanamaze gusakazwa ku mbuga zizwiho gusakaza amashusho y'urukozasoni azwi nka pornography, ndetse akomeje kurebwa n'umubare mwinshi cyane w'abantu basura izo mbuga. Ibi birasa naho ari byo byateye rero uyu Shadibo kwiyama bikomeye abamuvugaho byinshi bitandukanye mu itangazamakuru, ahanini bibanda ku bikorwa bita ko ari bibi aba yakoze aho kuvuga ibyiza yakoze. Ibi yabikoze yifashishije urukuta rwe rwa Instagram nk'uko asanzwe abigenza. Akaba yagize ati, ni muri post ndende yagiye ashyiraho ngaha, reka duhere nko kuri iyi post ivuga iti, naracecetse ndihangana igihe kirekire pe, ariko aho bigeze birarenze, ni ukubahuka umuntu. Ibi ni ubugoryi. Nihanganiye abantu bakomeje kugerageza kwangiza izina ryanjye bandika amakuru mabi kuri njye, nta cyiza bamvugaho pe. Mfite abana, mfite n'abanyitaho, ubu se ni iki babyungukiramo? Nimunsubize pe. Mu gukomeza kugaragaza ko atishimiye ibimuvugwaho, uyu mugore ku mbuga nkoranyambaga ze no mu itangazamakuru yakomeje agira ati, niba mwumva ko muzagira icyo mwinjiza ariko musenye izina Shadi, mushaka ibindi bibinjiriza. Niba kandi mwumva ko ibitangazamakuru byanyu, amaradiyo, televiziyo mushobora gukora mutavuze izina ryanjye, nimushaka ibindi byo gukora pe. Shadibo yakomeje kandi nanone ni post nyinshi yagiye ashyiraho asaba ko bamureka akabaho ubuzima bwe mu mahoro. Ibi abivuze nyuma y'uko imyitwarire ye ikomeje kunengwa n'abatari bake. Iyo yagiye mu bitaramo bitandukanye biba bigoranye kutumva izina Shadibo mu itangazamakuru bavuga ko hari agashya yakoze. Ku ya 3 Werurwe 2018 ubwo umunya-Nigeria Davido yazaga gutaramira mu Rwanda, nyuma y'igitaramo hasakaye amashusho yagaragazaga uyu Shadibo ashaka gutahana na Davido. Uretse ibi kandi, nyuma y'igitaramo hagaragaye andi mashusho amwerekana ari kubyina bidasanzwe imbere ya Davido. Ibi byatunguye benshi bavuga ko imico y'abanyarwandakazi ku bahanzi b'abanyamahanga idakwiye. Uretse ibi kandi, yakunze kugarukwaho cyane ndetse bikanavuga ko yararanye na Diamond ubwo aheruka mu Rwanda. Icyakora haba Shadibo uvugwaho ibyo ndetse n'abahanzi baba bamuvugwaho ntacyo batangaza ku byo baba bamuvugaho. Shadibo kandi yavuze ko kuba abyina kuriya abifitiye uburenganzira bwo kubyina uko ashatse, kandi ko kuba abyina kuriya naho bihuriye na porno bamushinja ko ashobora kuba nazo azi ikintu. Reka nge nsoreza ahangaha, ukomeze ugire ibihe byiza. Nkomeza kugushishikariza gusura urubuga teladignews.rw kuko niho uzabona amakuru menshi kandi agezweho. Nge nari Hirwa Redemptus.